Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu ufite iteke ugarutse. Iminsi nk'ibiri yari ishize nta content nshaka nkora ariko ubu nagarutse. Ngarutse nje kubereka uburyo wakoresha interineti fone yawe iri mu kadege. Fone yawe ubundi iyo iri mu kadege, iyi system barayizanye kugira ngo abantu bari mu ndege bayishyiremo nibarangiza be ku accessinga nyine sinyari zivuye ku minara yo hanze. Impamvu babikoze, ziriya sinyari zo ku minara tuba dukurura zishobora gutuma abantu bakontorora indege bashobora kugera ayo masinyari ashobora kuza gutuma ayabo udakontorora indege. Kano kantu rero bagashyiramo kugira ngo ujye ugashyiramo none ayo mabora y'intuza asanzwe, ayo masinyari iyo simukadi ikurura, iyo telefone ikurura bayahagarike. Ariko nanone hari n'abandi bakoresha akadege kugira ngo ubundi impamvu yashyiriweho yari iyo ngiyo ubundi yuko nyine impamvu yuko bari mu ndege nyine kugira ngo bitaza kubangamira ikontororwa ry'indege. Noneho hari n'abo nabonye mwebwe mugashyiramo kugira ngo hatagira umuntu uza kubahamagara. Ngiye kukwereka uburyo telefone yawe yaba iri mu kadege ukanakoresha interineti ukigira kuri interineti. Bikorwa bite sasa? Kaze mbibereke. Uwo utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment. Reka nze mbikwereke. Urahita uza hano bahamagarira bisanzwe. Application yo guhamagara murayizi. Sinzi uko isa muri telefone yanjye gusa dore ngiyi hano application uca mu gihe guhamagariye. Nurangiza uyikandeho. Nurangiza ugiye kwandikamo code ugiye kubona nandika. Urandika akanyenyeri urwego 4 6 3 urwego akanyenyeri. Ukisoza bahita bakwandikira bino sori gatoya. Akanyenyeri tubikandeho urebe. Ni akanyenyeri urwego 4 6 3 urwego akanyenyeri. Barahita baguha bino bintu sasa. Bino ni ibintu nubigeraho urahitamo phone information. Mwabibonye ko hejuru phone yacu iri mu kadege nyine nayo nibagiye kukabereka. Murabona ko phone yanjye hano iri mu kadege murabibona. Ubu bivuze ko interineti ntayo accessinga. Mbanze mbibereke uburyo nyine kuri interineti ntajya ngo bikunde. Twandikemo wenda ujye kuri YouTube. Murabona ko bidakunda. Kubera iki? Nta interineti dufite hano hose. YouTube ifunguke murebe, nta interineti dufite hose. Ahantu hose mfungure murebe. Murabona ko nta interineti mfite ituma ibintu bifunguka. Nta interineti mfitemo murabibona. Interineti ntayo. Nta interineti mfite. Ngiye kwereka rero uburyo ukoresha izo mega nyine uba uzifite kuri telefone, uburyo wazikoresha phone yawe iri mu kadege. Ya code nabo kandi yo murayibuka. Impamvu ninsubiye inyuma no kugira ngo mbereke ko
nta mega zifunguye ntaki na simukadi nyine telefone iri mu kadege. Twikandire cya gikode cyacu akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 6 3 6 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Fone yawe niba iri mu zigezweho nyine zasohotse guhera 2020 kuzamura, nukanda iyi mibare birahita bizamo, ariko hari abandi bafite izindi z'ubundi bwoko ndaje mbereka akantu bari bukoreshe. Nurangiza uhita uza hano handitse ngo phone information, hano hambere hano urimo urahabona phone information, uhita uhakanda. Sore gato ndabona bivuyemo sinzi impamvu, nongere nkande kode. Nurangiza hano sasa nugera hano reba hano hantu handitse ngo mobile phone power. Hano kantu kari off nyine, iyo telefone yawe iri mu kadege kaba kari off, gusa wowe wabishatse iyo ushaka gukoresha internet phone yawe iri mu kadege uhita ukagira on bisanzwe uhita ukandaho. Iyo ukagize sasa iyo ukagize on bikwemerera kuba watangira gukoresha internet phone yawe iri mu kadege. Reka nze mbibereke twakamaze kukagera on. Murabona ko phone yacu iri mu kadege, nta data zirafunze hano, nta bivuze ko internet ku buryo busanzwe idakunda, gusa twamaze gufungura ka kantu kanze mbereke uburyo bihita bikora. Tujye wenda kuri Google urugero, kuri Google twandikemo wenda Instagram photo download, dutegereze ko biza. Ndabona hano irimo iratinda, kaze dukoresha indi yihuta, ndabona irimo iragenda gake. Kadufungure YouTube urebe. YouTube mu kanya wari watubwiye ngo nta mega dufite nyine, nako ntabwo data zifunguye. Reka ze turebe ko ariko byongera bikagenda. Tube dutegereje gato. Urabona ko internet yakunze, kandi hano hejuru nyine phone iri mu kadege mo murabibona, na simukadi yanajeho. Ariko kari agafeatures naberetse hari abantu kadakunda nyine, n'abantu bafite phone z'intuza zitari Android cyangwa za Android ariko za kera. Nabo reka mbereka application wa downloading, wajya ushyira phone mu kadege barangiza bakagira ubundi bakigira kuri internet. Ibi bintu birakenerwa igihe umuntu arimo aragutesha umutwe aguhamagara, ariko ugashyira mu kadege ukabasha kuba onsayi. Ibintu barimo baratwereka hano kanzamure, noneho iyo application ngiye kuyibereka ushyiramo, noneho ugahita bigufasha gufungura kariya kantu. Uraza kuri Play Store bisanzwe, urabona ko ya internet igikora. Kuri internet bisanzwe wandikemo Force Light searching. Dore ngiyi ya mbere baguha, iyi ngiyi niyo uri bwinstaringe.
uriho uyidawunilodinge ijye muri telefone yawe, noneho nijya muri fone yawe utegereze ko ijyamo nyine, nimara kujyamo urayikandaho uhitemo androide yawe ya telefone yawe, ubundi ugende bahita baguha ya mafecazi ya hariya nyine twabonye hariya ameze nka kwa kundi nyine, nurangiza ubundi uhite utangira ujye wikoreshereza interineti fone iri mu kadege, biba bikenewe biriya bintu hari ukuntu umuntu asanga yagutesheje umutwe. Noneho ukifungura dore ifoto bari kukwereke, ukifungura barakwereka metode ya mbere, fone zo hejuru android 11 nako ziri munsi ya android ya 11 yawe nyine uza android yayo. Noneho metode ya kabiri ni iziri hejuru ya 11 ukanda hamwe muri aho bitewe na android ya telefone yawe, ubundi uhita waguha ahantu ya mobile phone ntuza uhite uyifungura, none ujye ukoresha interineti fone iri mu kadege. Turi kumwe, cawu cawu. Cyangwa reka nzira nabibereke igihe no kwirangiza kwidawunilodinga, reka nze mbibereke. Ndabona igiye gusoza kwidawunilodinga, reka tuyitegereze nta kibazo. Igeze kuri 96. Bantu mutarakora subscribe, ndababwira ko ibyiza byinshi birimo birabacika. Mba mfite utuntu twinshi abantu bagenda bansaba muri comment bakambwira tuzatwereka aka ngaka, ndakabereka nta kibazo, iyo ubishaka ibintu ndabikwereka. Kandi wowe igihe ubona video ujye uyisubiza inyuma, uzajya ugira akantu kagucika. Dore yarangije kwinstaringa, reka tuyifungure. None imaze gufunguka mu barabibona, uhita ukwikandira no next. Alo, alo, nurangiza ukande next, kandi hano muri accept policy ukaba uhita ukanda hano handitse ngo get started. Hano phone yawe niba iri muri android ya munsi ya android 11 urahita ukandaho hano. Aha kabiri niho unaho urakanda niba phone yawe iri hejuru ya android 11, ubwo ni 12, 13, 14 biterwa niyo phone yawe irimo. Noneho munsi ya android ya 11 kuri methode ya mbere ni 19 gutyo. Ariko twe kubera ko phone yacu iri muri android ya 12 turahita kuri methode ya kabiri. Urabona ko bahise baduha twadusetting nko tundi, kubera ko ngena nagafunguye nkoresheje bwa buryo bwa mbere, uruhu urasanga kameze gutya. ni urugero, rurangiza uhita ugakandaho. Tuza ugakandeho uhita ugafungura hano. Nurangiza hano urabona ko mega zitangiye kwibara, ubundi nurangiza uhite utangira kujya wiryohera gutyo nyine. Umuntu uri mu kadege, umuntu atabuza ngo yirirwe kwihamagarishwa ibiki n'ibiki utabishaka. Saba turi kumwe, cawu cawu. Kora subscribe na utarayikora, like, share na comment.